Nongeye kugusuhuza muvandimwe uteze amatwi uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka mvuge ngo Imana yo mu ijuru iguha umugisha uruw'agaciro kubwo gufata uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka dutangira dusenga Imana kugira ngo ibane natwe muri uyu mwanya. Mana, turagushimiye kubera kuduhaye aya mahirwe kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Nirikuru riraturuta, rikora umurimo waryo. Rero uganze muri twe mwami, njye ugiye kurivuga ntaba ari njye, ndetse n'uzaryumva wese ntaba ari we, ahubwo imbaraga zawe ziriherekeze, zitume mwami Imana Nyiringabo twumva icyo ridushakaho maze tugikore. Bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Daniyeli. Turasoma igice cyaho cya 3, dusome umurongo wa 28 turangize n'umurongo wa 30. Igitabo cya Daniyeli turasoma igice cya 3 umurongo wa 28 turangize n'umurongo wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nebukadinezari aravuga ati: Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. 29. Nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi Mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Shaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ikeneye ko uyihesha icyubahiro aho uri. Imana ikeneye ko uyihesha icyubahiro aho uri. Icyubahiro cy'Imana iragifuhira cyane, ndetse yaranavuze iravuga ngo ntabwo nzigera ngihereza undi. Imana ishimwe cyane. Rero icyubahiro cy'Imana igishaka muri twebwe ko tukiyiha mu buryo bwose, ahantu aho ariho hose, mu gihe icyo ari cyo cyose, hirengagijwe impamvu, hirengagije inzitwazo zose zishoboka. Imana ikunda ko tuyihereza icyubahiro cyayo. Muvandimwe unteze amatwi, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo, kandi ndakwinginze kugira ngo iki ijambo ry'Imana rigusaba gukora ugikore mu izina rya Yesu. Abantu tuba ahantu hatandukanye, dukorera ahantu hatandukanye, ariko Imana ishaka ko haba mu kazi, haba mu rugo aho wirirwa, haba mu baturanyi, haba mu bantu mugendana, haba mu ishuri, haba muri bisi, ahantu hariho hose, Imana iragushaka kugira ngo uyiheshe icyubahiro cyayo. Twabisomye neza, iyo umuntu ahesheje Imana icyubahiro, Imana nayo ntishobora kumukoza isoni. Haleluya. Iyo umuntu yemeye guhara amagara ye, iyo umuntu yemeye guhara ibyari inyungu, iyo umuntu yemeye gushyira imbere icyubahiro cy'Imana, akemera ingaruka zose ashobora kwakira, Imana yiteguye buri gihe kuba yakorana n'uwo muntu, kuba yakorana iby'ubutwari n'uwo muntu. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Haleluya. Muvandimwe, hari ahantu ukorera, hari ahantu wirirwa, hari aho uhora buri munsi, ariko Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro mu kazi ubamo. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro mu nshingano ufite. Abantu benshi bakunda kubaho ubuzima butagaragaza ibyo bari byo, bakunda guhisha ibyo bari byo, kubera ko
hari system isi yubatse, ariko Imana ishaka ko turenga izo mbibi. Imana ishaka ko turenga ayo mahame tukayiha icyubahiro cyayo. Yesu ashimwe cyane. Aba basore barabafashe, Umwami Nebukadinezari ashyiraho igishushanyo, aravuga ngo kandi bagomba kuza kukiramya. Ariko aba basore baratekereza, baravuga ngo hoya, ntabwo bishoboka, ntabwo dushobora kubararira igishushanyo Umwami Nebukadinezari yakoze. Baravuga ngo naho twapfa, haleluya, naho twabura ibyacu, naho twatakaza ibyo twari dutegeyeho amaramuko, ntabwo dushobora. Imana ishimwe cyane. Umwami aragikora, bavuza amakondera nk'uko bari bemeranijwe mu gihugu hose, ariko aba basore baranga, haleluya, baravuga ngo ntabwo dushobora kubararira igishushanyo Umwami Nebukadinezari yakoze. Abantu barababona, baravuga ati aba bantu b'abanyagano muri iki gihugu bagusuzuguye, ntabwo bakubaye. Imana iturengere cyane. Umwami araza n'uburakari bwinshi, arababaza ngo niki cyabateye ibyo ngibyo. Barababwira ngo reka noneho ngo bawenyegeze inshuro ndwi, noneho ndaza kureba Imana iri bubakize amaboko yanjye. Baramubwira n'ijambo ry'imbaraga ryuzuye ubutsinzi, ryuzuye kwizera. Baramubwira ngo rega naho iyo Mana itadukiza, ntabwo dushobora kubararira igishushanyo wakoze. Imana ishimwe cyane. Naho iyo Mana itadukiza. Mbibutse ko Imana ntabwo yigeze ivugana n'aba bantu. Ntabwo Bibiliya yerekana ko Imana yigeze ibabwira ngo ntimubikore, ahubwo bari baribikiye ijambo mu mutima, bari barikomeje ku Mana, bari barahisemo iby'agaciro, babona ko ari iby'ingenzi gushyira Imana imbere kuruta ikindi kintu cyose ushobora gushyira imbere. Baravuga ngo rero naho iyo Mana itadukiza, twebwe ubwacu ntabwo bishoboka uko byagenda kose. Abakristo benshi, iyo umuntu ari mu kazi bakamusaba ko agomba gutanga ruswa cyangwa agomba gukora raporo z'intekinikano bitewe n'ubimusabye, akenshi abantu benshi bakunda kwihakana ubukristo kubera gutinya ko bari bubirukane. Ariko Imana ikeneye kwihesha icyubahiro. Iyo uri mu bantu bari gukora ibintu bidatunganye, abantu benshi bakunda kwifata ntibahamye abo baribo, ngo bavuge ibyo batemera. Imana ikeneye kwihesha icyubahiro aho hantu uri. Iyo umuntu ari mu bintu bitandukanye, kubera inyungu z'iby'abantu bashaka, kubera abantu gutinya ingaruka z'ibyababaho, batinya guhamya Imana. Umuririmbyi araririmba ngo umuntu waba atinyutse ibyago byose, uwo naza akurikire Umwami Yesu. Haleluya. Mbere yo gukurikira Umwami Yesu ukwiye kubanza gutinyuka. Mbere yo gukurikira Umwami Yesu ukwiye kubanza gutinyuka ibyago byose. Umuririmbyi yaravuze ngo nta bya none nta bizaza byantanya na Yesu. Imana iturengere cyane. Umuririmbyi akomeza aririmba ngo naza akurikira Umwami Yesu, aravuga ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye ngo yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta bukene, nta burwayi, nta kwirukanwa ku kazi, nta kintu na kimwe icyo ari cyo cyose cyahagarika umuntu umaramaje ufashe umwanzuro avuga ngo njyewe ndashaka kujya mu ijuru. Imana iturengere cyane. Aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo. No. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, ahubwo abantu bo bazimubwira ngo abo nibo bazagwa. Aravuga ngo abanzi be bose ntabwo bamugarura ngo mu nzira ye ijya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo Mwami ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Imana ishimwe. Aravuga ngo have wabwoba we nimunyihorere kubera ko njyewe maramaje kujya mu ijuru.
Imana iturengere cyane. Umuntu utinyutse ibyago byose, umuntu umaramaje gukorera Imana, umuntu umaramaje gukorera Yesu, ntabwo ashobora gutinyishwa nuko bamuhagarika ku kazi, ntabwo ashobora gutinyishwa nuko bamubeshyera ibibi byinshi bakamufunga, ntabwo ashobora gutinyishwa nuko umuntu yamuharabika akamutoteza akamushyira ku nkeke mu bundi buryo butandukanye. Ahubwo areba Imana mbere na mbere, ashyira Imana mbere na mbere. Ntabwo abanza gushyira umukoresha w'imbere, ntabwo abanza gushyira umuntu n'ikintu ibyo ari byo byose imbere. Haleluya. Aravuga ngo rero naho napfa, Imana ishimwe, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Aratura n'umutima unezerewe akavuga ngo ndamahoro. Haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye ngo Daniyeli ngo ngajugunywa mu rwobo rw'intare, ngiwe ngo yarebaga ngo mu bishigo by'intare ngo akabona y'ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Daniyeli ngo yarebaga mu bishigo by'intare, aho gutinya ko imikaka yazo, aho gutinya ko ziri bumurye, akarebayo ubundi buzima. Ukeneye kureba ubuzima mu kigeragezo, ukeneye kurenza amaso ikigeragezo, ukeneye kurenza amaso ubushomeri umazemo igihe, ukeneye kurenza amaso intambara umazemo igihe, ukeneye kurenza amaso urwango umazemo igihe, ukeneye kurenza amaso ibyo bibazo byose ugahesha Imana icyubahiro. Niba ari umunyamahirwe ubaho, ni umuntu watahuye ubugari bw'Imana. Niba ari umuntu udasanzwe, ni umuntu watahuye imbaraga z'Imana. Abantu benshi kubera gutinyishwa n'ibibazo, kubera gutinyishwa n'ibigeragezo, kubera gutinyishwa n'ibyejo hazaza, bituma bihakana Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibihurimo bye gutuma wihakana Imana ngo utinyuke ibyo watinyaga. Intambara uri gucamo uyu munsi ze gutuma wihakana Imana ngo utinyuke ibyo watinyaga. Haleluya. Imana ikeneye kwihesha icyubahiro. Umwami araza, barabikora koko, babajugunya mu itanura ry'umuriro. Ahari yari ari kubatera ubwoba agira ngo bari bwisubireho. Uzi ko hari ibintu bijya bitera umuntu ubwoba ariko bikaba bizi kugira ngo birebe kuri bwisubireho. Barangije baremera bajya mu itanura ry'umuriro. Imana ishimwe, bemera gupfa, bemera gushya n'umuriro batwika. Imana iturengere cyane. Ariko baravuga ngo uko byamera kose turubahisha Imana, uko byagenda kose turahesha Imana yacu icyubahiro. Babashyiramo, Imana ishimwe, bageze mu itanura ry'umuriro basanga marayika yabatanzemo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo niwumaramaza gukorera Imana, niwiyemeza gukorera Imana, niwiyemeza guhamya Imana, niwiyemeza gushaka icyubahiro cy'Imana, Imana igutanga mu kibazo. Haleluya. Imana igutanga mu rubanza bakureze, Imana igutanga mu kinyoma bakubeseye, Imana igutanga mu nama iri kugufatira ibyemezo urenganwa. Kandi haleluya, uzira ubusa, jya uzira ko wahamije Imana. Ngo mbese ninde uzabasha kubagirira nabi? Ngo nimugire ishyaka ry'ibyiza, ngo icyakora ngo naho baba renganya babahora gukiranuka, ngo muzaba muhiriwe imbere y'Imana. Ntibakaguhore kuba kazitereyemo, ntibakaguhore gusambana, ntibakaguhore gufata ku ngufu, ntibakaguhore kwiba mu kazi ukoramo, ntibakaguhore gukora raporo zitarizo, ntibakaguhore amazimwe, ntibakaguhore gusebanya, ntibakaguhore ikintu icyo ari cyo na kimwe, uretse gusa bazaguhore ko wahamije Imana, bazaguhore ko wakiranutse. Imana iturengere cyane. Bazaguhore ko wakiranutse, bazaguhore ko wahagaze mu kuri, ukavuga ngo njyewe sinshobora, njyewe ndamaramaje, niyemeje gukorera Imana. Bazaguhore icyo ngicyo, uzaba uri umunyamahirwe, uzaba uhiri. Igihe cyose umuntu agiye mu karengane, arenganijwe n'umuntu, ariko arenganirijwe guhamya Imana, arenganirijwe ubukristo bwe, Imana iba yiteguye kumanukana nawe mu kibazo icyo ari cyo cyose, kubera ko Imana yacu niwe mucamanza utabera. Kandi mbabwiza ukuri, ikinyoma niyo cyamara igihe kingana gute ntigishobora gutsinda ukuri. Nyuma y'igihe ikinyoma kijya kimenyekana ko cyari ikinyoma. Imana iturengere cyane. Babashyiramo, marayika batangamo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo agendana nabo mu muriro, amanukana nabo mu muriro. Imana ishimwe cyane ngo ntibigeze basa
umwami aza kuryama arabyuka, aza kureba Imana igituma umuntu wakugiriye nabi aperereza amakuru yawe. Imana iturengere cyane. Imana igituma umuntu wakugiriye nabi aperereza amakuru yawe. Ubu hari abantu bazi ko bataramutse batagufashije utabaho. Imana ibateze gutekereza, baze gushakisha amakuru yawe, maze basanga umeze neza, babona imirimo y'Imana. Imana iturengere cyane. Hari abantu bazi ko batagusuye utabaho, ariko Imana ibateze kuza kureba uko umeze, maze baze kureba imirimo y'Imana. Imana niturengere cyane. Haleluya. Mwami arabyuka, arazaza ku rwobo, aravuga ngo nimureke nanjye ndebe. Arangije arareba. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Areba mu rugo, arangije aravuga ngo no, ibi ni ibiki, ibi biratangaje, ndumiwe. Ahamagara abantu arababaza ngo harya munyibutse twasizemo abantu bangahe? Imana ishimwe cyane. Twasizemo abantu bangahe? Imana iturengere cyane. Hari ibintu Imana ikora iyo twayihamije bigatuma abanzi bacu bacanganyukirwa, bigatuma abatatwifurizaga kubaho bacanganyukirwa, bigatuma abatatwifurizaga ineza bacanganyukirwa. Imana ishimwe cyane. Baramubwira ngo uba twasizemo abantu batatu. Aravuga ngo no, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Uzi ko Imana igituma abakurwanyaga n'abatemeraga nabo bagira iyerekwa bakabona imirimo y'Imana. Aravuga ngo none ndimo ndabonamwe abantu 4. Haleluya. Ndimo ndabona abantu 4 mu itanura ry'umuriro. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko wa 4 lali ando otelebo desa, uwa 4, haleluya, arasa n'umwana w'Imana. Imana ishimwe. Utaremeraga Imana, uwari warasizeho igishushanyo, agatanga ibwiriza akavuga ngo nicyo gikwiye kuzajya gisengwa, nicyo abantu bose bakwiye kuramya. Aravuga ngo none uwa 4 ndimo ndabona asa n'umwana w'Imana. Ukeneye guhamya Imana kugira ngo abakurwanya barebe umugabo ukomeye muhagararanye. Ukeneye guhagarara mu kuri ugahamya Imana kugira ngo abakureba, abakumva, haleluya, abakurwanya, abagushakaho impamvu bagire iyerekwa, babone Imana muri kumwe. Haleluya. Aravuga ngo nimubakuremo, kuko yatangajwe no kubona batahiye. Haleluya. Yatangajwe no kubona ntacyo babaye. Aravuga ngo nimubakuremo, babakuramo. Haleluya. Ngo baranabinukiriza bumve ko byibura bafite n'umwotsi cyangwa se umuriro haba hari icyo wakoze, basanga ni bazima. Haleluya. Ngo nta n'umwotsi wabanukagaho. Umwami ako kanya ahita ko aravuga ngo ndemeye, ndatangaye, nemeye Imana ya Sadraka, Meshake na Abedenego. Aravuga ngo kubw'iyo mpamvu nciye iteka nk'umwami. Imana ya Sadraka, Meshake na Abedenego niyo Mana yonyine ikwiriye gusengwa, niyo Mana yonyine ikwiye, nta yindi. Ukeneye kubahisha Imana ahantu uri. Hari abantu kubera kwitwara nabi, kubera gusuzuguza Imana, izina ry'Imana rigatukwa mu bapagani ku bwabo, ntibahagarare mu kuri ngo bahamye Imana. Ibyo bitwa n'ibyo bavuga bigahabana n'ibyo bakora. Kubw'iyo mpamvu bigatuma hari abantu bareba umuntu bakavuga ati uba muri korari nawe, akavuga ati niba iriya korari ibamo abantu bameze nkawe ntabwo nzayizamo. Wahagaze mu muryango, wanze kwinjira, wanze no gusohoka. Abandi bakavuga ati usengera mwari uriya rusengero. Ati niba usengera mwari rusengero sinshobora kuzaruza. Hari abantu bazinutswe Imana kubera bahemukiwe n'abantu bari bakwiye guhesha Imana icyubahiro. Imana iburira icyubahiro aho yakakiboneye, kandi biterwa n'umuntu witwa umukristo ariko wananiwe guhamya Imana aho ari. Tekereza niba umuntu ari umukristo ariko bakamufata yasahuye banki, abantu bose bari muri iyo banki bazahita bacika intege. Tekereza umuntu niba ari umukristo bakamufata yakuyemo inda. Tekereza niba umuntu ari umukristo, tekereza.
ukeneye kwisuzuma mu mivugire, ukeneye kwisuzuma mu byo ukora, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro ku bwawe. Ntabwo abantu bose bazaba pastori, ntabwo abantu bose bazitwa abapasitori. Ku musozi uriho wahamya Imana, ku musozi uriho wakorera Imana. Haleluya. Wakorera Imana aho wirirwa ucuruza mu isoko, wahesha Imana icyubahiro, utanga serivisi nziza, ubwiriza abantu bugwa neza, wahesha Imana icyubahiro muri ofisi yawe, mu kazi ukora, abakugana bakabona Imana, bakavuga ngo uyu muntu ntabwo asanzwe. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo tugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo kugira ngo nubwo badufata nk'abakora nabi, ngo nibabona imirimo yacu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwa. Ukeneye kurangwa n'imbuto za Gikristo, ukeneye kurangwa n'imikorere myiza ku buryo abantu bakureba babona Imana muri wowe, babona Imana mu mvugo, babona Imana mu migendere, babona Imana mu myambaro, babona Imana buri kintu cyose ukoze kikaba ari igihesha Imana icyubahiro. Ntugacogozwe, ntugaterwe ubwoba nuko bashobora kukwirukana, ntugaterwe ubwoba nuko bashobora kugufunga, ntugaterwe ubwoba n'ikintu na kimwe. Igihe cyose uzarenganirizwa guhamya Imana, Imana yiteguye gukorana nawe, Imana yiteguye kugusanga igakorana nawe iby'ubutwari. Kibazo gihari, abantu ntabwo bashize amanga, baraba mu Bukristo ariko babe no mu bupagani. Abantu barashaka kubivanga, umuntu arashaka kuba umukristo ashake no kuba umupagani. Muririmbyi yaravuze ngo njye mpisemo guhora nkizwa. Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo njye mpisemo guhora nkizwa. Hari umuririmbyi waririmbye ngo njye ndi umukristo nzahora ndi. Ubukristo si sezo. Aravuga ngo mu bintu byose ngeze ku gupfa. Imana ishimwe. Njye ndi umukristo nzahora ndi. Mu bintu byose ngeze ku gupfa. Aravuga ngo njye ndi umukristo kandi nzahora mbihamya ngo naho igihugu cyose cyanseka. Ntabwo umuntu atinya ko bamuseka. Ubukristo ntibusebetse, ubukristo ni ishema, ubukristo ni agaciro katazigera gasaza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikeneye kwihesha icyubahiro aho uba. Imana ikeneye kwihesha icyubahiro muri buri situation yose wageramo. Icyubahiro cy'Imana kikagaragara. Data ashimwe cyane. Haleluya. Muririmbyi arakomeza araririmba ngo njye ndi umukristo. Haleluya. Naho naterwa nkaba no ku rugamba. Haravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyawe, ufite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Arahamya aravuga ngo njye ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana Data, ahataba inzara ngo nta n'imiruho ibayo, ngo abaho bose bahora baguwe neza. Aho niho twiteguriwe, aho niho, haleluya, aho niho dusiganirwa kujya. Ariko tukiri hano mu isi, Imana ikeneye ko tuyihesha icyubahiro. Mugabo, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Muvyeyi, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Mukobwa, musore, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Aho wirirwa, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Muri ofisi yawe, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Mube mufatanya kuyobora, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Mu rugo aho wirirwa, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Mu baturanyi, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Mu bana wabyaye, Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro no ku mukozi wo mu rugo. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro no kuri botike aho uhaha. Imana ikeneye kuyihesha icyubahiro ahantu hariho hose, maze igakorana nawe iby'ubutwari. Ukeneye izindi mbaraga zigufasha, ukeneye kuzamura kwizera kwawe kugira ngo ubashe guhesha Imana icyubahiro aho uri hose. Imana niturengere cyane. Nuhesha Imana icyubahiro ntizigera igukoza isoni. Nuhesha Imana icyubahiro ntizigera ikumwaza. Ukeneye guhesha Imana icyubahiro, ukeneye guhesha Imana icyubahiro nayo ikakubahisha mu bantu. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza kubwo gutega amatwi. Amahoro Imana itanga abane nawe kandi guha imbaraga zituma uyihesha icyubahiro aho uri hose. Shalom, 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 shalom.